Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza aho mutwumva muherereye. Nizere kandi rwose ko weekend yagenze neza cyane kuri mwe wese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Waba rero utwumva uri ku mugabane wa Afrika, waba utwumva uri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane rwose wa Aziya. Ubwo rero mwese tukatubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, turoro kandi kubaha ikaze muri amakuru yo kuri iki gicamunsi cyangwa se yo kuri uyu mugoroba. Biraza guterwa no utwumva uherereye wo ku munsi wo ku cyumweru. Tukaba rero turi tariki 3 rwose, mu byukuri turi tariki 3 z'umunsi z'ukwezi. Hari ubavuga ngo ni 3 cyangwa ni tariki 3, byose ni bimwe z'ukwezi kwa 11. Turi mu mwaka wa 2024. Turagarutse rero rwose, turagarutse muri aya makuru cyangwa se tugarutse muri amasaha kugira ngo twibanire n'ubone nk'ibisanzwe mu makuru agezweho. Ariko amakuru yo muri amasaha akaba ari update cyangwa se breaking news. Vure neza sina makosa, meze neza fight. Manze nkore mikote kwanza, mbanze ninjire muri iyi nkuru rwose, muri uyu mwandiko ibintu bimeze neza cyane. Mwangira ngo mwebonye no uko mubibona ku foto cyangwa se rwose kuri yo video iri imbere yanyu. Murabonamo ijambo ryanditse rivuga ko agace bita ngo ni Kamandi Tombe. Kamandi rero ngo kakaba kamaze kugwa cyangwa se kamaze kuba gacakirwa na M23. Narabibabwiye rwose, ndabasezeranya ko twewe turabreakinga amakuru ya mbere mu bimbere iyo ahageze nta handi uba wayasanga hano kuri Jeune Official. Ariyo mpamvu tubabwira tuti nyamuneka ntimugacikwe gukora, cyangwa se niba utarakanda subscribe warahombye. Icyo gihe rwose umenye ko amakuru uzamenya uzajya umenya umuranzi. Aya masaha rero breaking news Kamandi Tombe. Ahubwo igisigaye no kubabwira ngo ese Kamandi na gace kameze gate? Ka gace M23 yafashe mu mirwano hatangiye kuva mu masaha mu gitondo. Aka gace gateye gate? Uri neza sina makosa? Meze neza rwose, nta kibazo n'iki na kimwe mfite. Hanyuma muri Masisi hose nta mirwano yiriwe mbere yuko tujya muri byinshi cyane. Masisi rwose ibintu ntago bimeze neza muri aya manywa rwose, byiriwe bifashe indi ntera, dore yuko hari agace biriwe barwaniramo kugeza ubu ngubu ngisasu rikaba rikivuza ubuhuha. Turasimbukira muri Minova muze kumenya abasirikare amazina yabo babashije kuba bagwa mu rugamba rwahanganishaga M23 ndetse na FRDC. Masisi zone abasirikare ba FRDC mu gahinda gakomeye. Ese akagahinda bari kugaterwa n'iki? Muraza kubimenya nabyo. Muri Gomaho ibisambo bikomeje kugenda bihura n'akaga, dore ko bikomeje kugenda bifatwa umunsi ku munsi. Muri Kivu y'Amajyepfo naho turagera tubabwira uburyo FDL zikomeje kugenda zibica bigacika, ariko abaturage nabo hari amagambo bakomeje kugenda bavuga bitewe navuga n'imiyoborere ya Kinshasa ikomeje kugenda ihereza izi FDL intebe cyangwa se ikabahereza ijambo. Turavangaha tugaruke rwose hariya za Pinga. Muri Pinga nyuma yuko rwose M23 iri kugenda navuga ikirigita, nivuga ko ikirigita mwumve kiri kugenda rwose isatira rwose ry'isabutaburenge, ntabwo biraza korohera FRDC. Ndaza kwabwira uko FRDC iri kugenda ibyitwaramo kugeza maginga ya Rucuro. Naho ntabwo turatangwa duruke, naho twafite amakuru menshi cyane, naho yizi FDL ndetse n'izisemuse zikomeje kugenda zihigwa ubukware muri rusange. Hanyuma rero ngiyo package cyangwa se rwose igifurumba cy'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Hanyuma ariko hano ndabona dufite amajwi tugiye kwinjiramo ababwira uko muri aka gace rwose turimo kugenda tubabwira ko M23 yigaruriye mu by'ukuri byifashe. Narababwiye ni rwose twe tuba turi update rwose, kandi tuba dufite proof cyangwa se icyitwa fact. Icyitwa fact rero nicyo kiba kigenda rwose kigaragaza uko ibintu bihagaze. Wale wanakuambia halo grupe Kamandi Tombe, Kamandi tushakwata Kamandi bavanywe tubabwire ko yamaze gufatwa. Ubu ngubu turi munsi y'abayobozi ba M23. M23 muvuga yinjiye muri Kamande nta masasu avuze, yinjiyemo rwose. Ubu ngubu turi kumwe nabo, ntabwo turamenya niba barabasha kuba bakomereza aho ubwato buparikwa cyangwa se aho ubwato buba buri, dore yuko rwose ahangaha muri Kamande M23 yamaze kuhagera. Namajwi rero rwose y'abaturage batuye hano muri aka gace ka Kamandi.
iyo biza kuba ari fighter ubyivugira nta proof nta fact byashoboka kuba hari ibindi binyamakuru byagombaga kuza sina amakosa bihinyuza bivuga ngo nukubesha bivuga biti nukubesha ariko nibura ubwo mbanje aya majwi y'abaturage batuye aha hantu reka noneho ninjire muri drone yanjye mbaye cyitwa umwandiko sasa noneho donc dore ko mu by'ukuri none isigaye igira kikaduha amakuru igahita ishyiraho n'icyitwa proof kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ubundi ni ngombwa niba utangaje ikintu uzanira icyo biti bimenyetso hanyuma ni mu mirwano yabaye ahagana mu masaha ya 2:00 ahanga rwose fighter nje narindimo ndatera agapira rwose ndimo ndakora agasiporo ko ku cyumweru sina amakosa akabasaza rwose nari nkamereye nabi ndimo ndakora akantu tuntu tw'udusiporo ariko hano muri Kamanda ho ntaga ibintu byari byoroshye urugamba rwari rwaciye ibintu muti rero biteye bite kagira inkuru n'umunwa wo kuzibara ndawufite reka nze mbihera amakuru icyo musabwa no gukanda kuri subscribe abatarayikandaho niba kandi warayikanzeho ukibuka gukanda rwose cyangwa se gukora share hanyuma ariko ku rundi ruhande abantu muhageza ari ubwa mbere tubabwire ngo ikaze tubasaba guhita mukanda subscribe ndetse mukande no kunzogera kugira ngo namwe mutazajya mubona amakuru yabaye umuranzi muzajye mubonera amakuru ku gihe mbere yuko twinjira no mu bijyanye n'imirwano reka manze mbabwire ko Kamanda ubundi ese Kamanda iteye ite managenda mbyitiranya na Kamanda sinzi impamvu ariko ubwo mumve ngo ni Kamandi bakubwira ko iyi Kamandi ari agace cyangwa se ari agace gaherereye muri sheferi ya Batangi ni muri sheferi Batangi ikindi kandi aka gace kari mu birometero 20 uva ahantu bita Kirumba kabisa iyi Kirumba ikaba iri muri teritwari ya Rucuro ariko Kamandi ikaba ibarizwa he ni muri teritwari ya Rubero Kirumba iri muri teritwari ya Rucuro ya nagira ngo iri muri Rubero reka da wapi noze singira ngo Kanyabayonga ni yifite igice kimwe muri Rucuro ikindi kikaba uragira tujya kuri mapo oya nge nyine ndakubaza nagiraga ngo iyi Kanyabayonga ni yishobora kuba uruhande rumwe ruri Rucuro urundi ruri hano muri ndebe gato ntaza kubatuburira kuko uvanga Kanyabayonga winjira Kayina uva za Kayina winjira Kirumba kanze turebe kanze nibyo Kirumba rwose nzikiri muri Rubero iri mu birometero bice cyane rwose mu birometero nka 20 ugera hano muri Kirumba nguko uko Kamanda iteye aha mu by'ukuri rero ngo ikaba iri mu burasirazuba bwa Kirumba bwa hano muri Kirumba iri mu burasirazuba bwa Kirumba ikaba mu majyepfo ya Rubero nuvuga ngo mbese ni sheferi y'amajyepfo ya teritwari ya Rubero hanyuma rero mu by'ukuri aha rero mu by'ukuri nanimbabwiye ko ari mu birometero bigera nko muri 20 ugera hano za Kirumba iyi Kamanda kari agace kabarizwagamo icyitwa Wazarendo cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ishishasa nkuko nabivuze kakaba none ku rundi ruhande ari agace gakoze kuri kino kiyaga bita Lake Edward urumva kira kiyaga twavuze ko kirimo ibintu bijyanye n'ubukungu bwinshi cyane harimo amafi y'amafi aryohita ngo iki ngo ni bwoko ki samaki ya moshi abamishino cyitwa samaki ya moshi urumva usiba nibyo urabyibuka kwitwa Giseke derutse kubwira ntudatari ko ari ahantu twahabyaza umusaruro kuko harimo peteroli urumva ko na gace cyangwa se ni agace kegeranye n'iki kiyaga kandi iki kiyaga kikaba gikungahayeho ibintu byinshi cyane aha hantu iyi Kamandi yari irimo mu by'ukuri yari isanzwe irimo bamenye mu barwanyi ba FARDC ubwo harimo amahibu n'ibiki byose byari byivanzemo coalition bari ari benshi cyane noneho rero kuva ku munsi wa gatanu nkuko amakuru abivuga ku munsi wo kwa gatanu hashize muri kira cyumweru tuvuyemo turi ku iki cyumweru turi gusohokamo donc ntabwo turakivamo ariko turimo kugisohokamo hari n'abarizi buze kutwumva twamaze kukivamo urumva
nibwo aba bagabo cyangwa se izi ngabo zatangiye kwibwira ko M23 yavuye muri bino bice by'umwihariko hano za Kirumba ngo ijya zapinga, batangira kuzajya bagaba ibitero hano kuri position cyangwa se mu birindiro bya M23 biri hano za Kirumba. Urabona Kirumba yegereye aho bita Katwa nuvuga ngo niho bari biganje cyane, bona kariho mbese bari gushaka kuba bakwinjirira kugira ngo binjire muri Kirumba neza baturutse hano za Katwa. Rwose urimo neza, uri mu mavuta. Hanyuma rero mu by'ukuri kuva mu masaha ya mu gitondo irijwi se bimeze bite? Ibyo nacyo turarikina mu kanya nta byo ngo kanze iyi ni proof. Iki ni ikizibiti rwose, urakoze cyane. Hanyuma ngo kuva mu masaha mu gitondo ahagana ku isaha y'isambiri urumva ko bwari bukeye rwose. Abari bagiye gusenga bo bari bamaze kujyayo, ubwo mu misa ya mbere bari bagiye gutaha, abo mu misa ya mbere bari bitegura rwose kuba basohoka, abandi bakababadirisha nyine urabyumva birumvikana. Hanyuma no mu by'ukuri baje kumva M23 bumva yamaze kubageramo ikintu cyitwa umuhumo, ariko ikaba yakubise babandi baba ari urabizi nabo basigaye bari ibintu ngo ntago bazarinda agace bakarimo. Hari force zimwe ngo zari zarasotse hano muri Kamandi ziramanuka, zari ziri imbere nko mu kilometero kimwe n'igice, nimwe barikoreraga umutekano ahanini ngo bagose ku buryo M23 itagombaga kwinjira hano muri Kamandi biyoroheye cyane. Bagiye kumva rero bumva M23 iri gushwanyaguza ubwo burinzi, ako ka defense ngo yakararitse ikarahiraho zinikwaga. Abaturage rero batangira kumva amasasu arimo arahogera, bumva amasasu imbunda z'imisada ndetse na za, kuko ngo harimo kwifashishwa imbunda zo mu bwoko bwa machine gun, automatic weapons ndetse na za 12 nizo mbunda zonyine rwose zakoreshwaga. Iyi mbunda ngo aho irasiye rwose, imbunda bita 12 ndetse n'imbunda ya machine gun ngo aho irasiye rwose imbunda ziremereye, ushobora no ko wahahamuka ukavuga uti ibi ni ibiki bibayetere, ukibaza rwose ikikubaho kikakuyobera. Hanyuma ngo bumvisha ziri kurasa mu by'ukuri ngo ako ka defense ya 23 kamishiyemo urufa rw'umuriro, barirukanka bakiza amaguru. None mu kwirukanka ngo bagiye banyura hano muri Kamandi nta no gufata ibyo basize muhira, birukanse nta kintu na kimwe bafasha. Ni kwa kuntu ushaka guca ku bantu uri kwirukanka bavuga bati ubaye iki, bakabona igihunga n'igihunga, ahubwo nawe uwo wakubazaga nawe ukabona hise yirukanka, nundi nawe yababona muri kwirukana agahita yirukanka. Nuko byagenze muri Kamandi bayinyuramo bari kwirukanka ngo bagezemo nta sasu. M23 bagiye kugeramo isanga Kamandi rivide, nta n'inyoni itamba mu by'ukuri wa mugane wa muhanzi ugeze kuri mati, nta n'inyoni bitamba mu buroko. No muri aka gakaritiye basanze imbwa nizo zari ziri kurya ibyari bitekewe ku muhanda. Baba we, hari abarina twa brushette ndetse rwose ngo ibisimba ngo nibyo bya biri kugenda bitembera aho ngaho aha muri Kamandi. Ubu tuvugana rero M23 wumvishe ko n'abaturage barimo baribaza bati ese M23 donc baravuze bati twe rwose atubu tuvugana M23 niyo iri hano muri Kamandi, niyo turi kumwe, niyo tuyoboye batariko sinzi niba iri buze kuhaguma. Ata sinzi nibiraza gukomereza ku Poro na amato aparika ngo ni hara kuri Raki Albert, ariko ntabwo uko tubizeyo 23 ntabwo yarindira aka gace ngo ikarindire n'ubundi hano mu mungini, ibwira amanuka no ku Poro, igomba kumanuka no ku Poro. Ndetse ntekereza ko nibyo kurya by'umugoroba hashobora kuba harimo samaki ya moshi, hashobora kuza ko harimo samaki ya moshi kandi iri fresh bikure muri iki kiyaga. Samaki ya moshi ni samaki batunganijwe, haga bari baba barobya ko kanya ngo barayizana bayitunganya nyine be samaki ya moshi. Uruva ubwo rero nguko uko byagenze, byari vita na kuvuta, byari hasi hejuru kwa rukubundana umugane wa mugabo. Ariko ra mugabo nawe rero ngo no kubundana haherutse kugira atya rero ngo ahamagara umuntu ngagiye kumufasha kuvuga ibya hano muri Kongo. Unati amakuru ndimo guhabwa na drone zanjye, atari ko ufite drone ko kuvugisha ukuri wagira ngo abahari kandi buraba yiyicariye hara muri studio ntazi guterura ikibuno harangabe yakwerekeza aho biri kubera ku kiwanja. Reka ntago yakandagira undi akamubwira ati nyamuneka mfiteho drone, ntasobanukirwa ngo drone ni iki.
akagira ngo drone buriya ngo ni bya bindi byo bamenyere nyine byo kugurutsa n'iki byose ariko nanjye narabikurikiranye yarari kumutuburira ubu zataramare kumutuburira rwose numvaga ibintu ari kumubwira ati nanjye ari nge nako buriya nawe yamufatiranyije gutyo kubera yumvaga ari kumutuburira ariko hari ukuntu umuntu buriya bamutungura mu kiganiro sina amakosa hari ukuntu umuntu ashobora gutungurwa ntabwo wigeze utegura yewe n'izo drone nta nubwo wazirebyemo ariko bitewe n'ahantu baguhamagaye ukavuga uti kamfe kwideburira da ariko nibura bataza kunyuzamo ijisho nicecekeze kandi uba wumva biterwa n'aho baba baguhamagaye ndetse ko ntari mu rushiko yes ubwo rero mu by'ukuri umutarama bati drone zanjye zimbwiye gutya ati operation dore ukuntu yagenze atari ko operation uri murapanga utaruhari wayipubonye ute ati drone ati ufite drone ariko twebwe bura baratwemera iyo tugize gutya tukabya ati oya bajebe kamandi yafashwe tukanabakubita n'amajwi y'abariyo ndavuga ati agent official rwose iri hejuru first of all mutarama zabanza sobanukirwe drone niki ubwo ndavuga uriya wamuhakanyaga azabanza sobanukirwe drone niki mbere yuko amuhakanye senamako ubwo rero dushatse kuvuga niki kuba kamande yafashwe abantu kugira ngo bumve aka kamaro kayo na gace gakoze ku kiyaga rwose na gace gakoze ku kiyaga ibindi ni iki kiyaga kamaro kacyo ni ikiyaga gikoze ku kindi gihugu nituvuga ikindi gihugu ni Uganda urumva ko na gace keza gashobora kuba kambukiranya umupaka bakoresheje y'amazi safini na gace gashobora kuba ari keza kuko gashobora gutunga abaturage bakoresha iki kiyaga mu bijyanye no kuroba amafi na gace navuga gafite ubusobanuro muri teritwari ya Rubero mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko urumva nibura ibirometero 20 uturutse za Kirumba urumva ko ari urugendo runini urumva ko noneho Rubero batangiye kuyijagajaga bamaze kuyinjirira bidasubirwaho bitwa ko bayinjira umanye ko bamaze kwisesera neza ntibize kubatungwa turi kubabwira ngo hari n'ibindi bice kuko ntago ari aka gace gafashwe gusa hashobora no kuza no kwiyongeraho ibindi byinshi bivuze iki rero iyi Rubero nibyo twavugaga ngo Rubero ishobora kubigiye kugwa mu mirwano ikomeye burya twabivugaga nabo bari kugira ute bari kubikora bari kubiaplika kandi mu gitondo twabivugaga twabivuze tuvuga ati iyi Rubero niba ya 23 hariya yamaze kumanura bari abagabo babiri twavuze kaba yamaze kumanura ba makaske ntago bari abagabo bagiye amakuru namaze kugwaho barabagabo barabasirikare bajyanyeyo urabinyibukije breaking news ibi bije nyuma ko nababwiye ko bamaze kohereza abasirikare babiri bafite ibipeti biremereye harimo umwe mu by'ukuri bataziri umwana w'intambara nibyo navuga uyu mugabo ndabizi neza aho yageze ibintu bitabihindagurika ubanza abagabo bamaze kumenya kira gikorose niko cyavuye muri za ntuza zekerekeza hari ahantu niyo mpamvu bagiye ngo edisi none iyo ndi gukubwira buriya M23 hari uburyo ngo yagiye ipanga ibintu byayo buriya ngo hari umusirikare muri M23 utajya ku burinzi rwose kumva akaba ari umusirikare udashobora kujya gukora patru akaba ari umusirikare udashobora kujya gucunga umutekano mu baturage bya bindi twumva ngo bagiye ngo defense ngo zagiye gucunga umutekano heye wakaba akazi kana ko kurya karyama akaruhuka bakamutegurira hahandi ibintu mbese byabaye umuriro bakamubwira ati wakazi kawe kabonetse rwose iyo bundi M23 nanje aka kantu kuntu aka kantu bakapanze ni ukuri kw'Imana gashima pe buriya urugamba rugira ubujyanje ni ukuvuga ngo ababo bararyama bagasinzira rwose n'ubu ngubu mu kigo ushobora gusanga hari abaryamye abandi bari ku paturi bari kurinda bari kugenda bari kubarinda ariko niba hari igikorwa runaka bavuze ati tugiye kugikora barabyatira noneho akazi kanyu kagize ute karabonetse ni nka kwa kundi ikigo cy'ishuri usanga gifite abasekirite none ariko abanyeshuri akaba arimo indani ariko se ubusi ntanze urugero rutameze neza reka turebe urugero rwiza urugero rwiza twatanga urumva urabona nk'abantu babakinnyi b'umupira hari umukinnyi bavuga ati iyi match urabona ntago gukwiriye ubwo hari match ya indi bita derby rwose tureba tukabona rwose ari ushobora gukora akazi aho indi mikino bakamwicaza ati ya gishuti ati byo kuvangura ajya mu myitozo ivunanye ati ubuhanga bwawe turabuzi wohiryamira unywa amata
ufata akanyama Ewa, ukarye uruhuke. ubundi umere neza umere fresh Kuko- ubundi igihe tuzagukenerera ibyo tugukenemo tuzi kuko kuzabitanga arega ubundi buriya umuntu yaruhutse neza ameze neza kiragiye nibwo ari kuri ibintu biremereye cyane ewana aba ari concentre neza ku cyo ari gukora ubwo rero ngo nabarabagiyeyo mukuru ufite bari bamaze kwezi rwose barya bakaryama bari fresh baruhuka usanga ahantu hose ariko biba bimeze baryamye bakabazanira amata bakabazanira utubuto bagenda bakora buri kimwe cyose urumva rero nimba bababwiye ngo baramanutse kuba bagira imbugumu iyi rubero ntacyo nyijeje so ikintu kizima rero sina amakosa tuvuze twababwira twabamenyesha nuko Kamandi yamaze kuba tombe bidasubirwaho bravo rero kuri M23 ikomeje kugenda yagura ifata uduce twinshi tugiye dutandukanye hirya no hino ejo hari hano muri teritwari ya Warukare harazapinga uyu munsi rero mu by'ukuri rubero na yatatswe rubero naho bakabongeye kwijegajeza aho agace kitwa Kamandi kamaze kuba kagwa mu maboko yizi ntare za Sarambwe bravo let we say bravo M23 sinema ko twinjira no mu yindi nkuru reka tugaruke ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ariko duhera ahangaha rwose muri teritwari ya Karehe ni teritwari rwose iteganye na teritwari ya Masisi nubwo ari amateritwari ari mu ntara zitandukanye ariko ahana imbibi ahangaha rero mu nkengero z'ahangaha muri Minova ubwo ndavuga ahangaha rwose za Bwerimana ndetse n'ahangaha muri utu duce tugiye dutandukanye ndavuga za Kabase mu gitondo niho nababwiye yuko hari umukapiteni kugeza amaginga tukabaga tutaramenya amazina ye yuko yahaguye ni mu mirwano yatangiye mu masaha y'isa 9 yahanganishaga M23 ndetse na FRDC haje kugwamo n'umumajoro bamwita Majoro Kanaume Fisto Christian uyu rwose M23 ngo ni majoro nde Kanaume Fisto Christian no mukongomani kabisa ni Kanaume Kanaume harya Kanaume si Kariso no umuhungu ni Mwanaume no mugabo no umugabo je nabonaga mbere z'amakarizo hagaritswe ko Mwanaume ubwo bavuga ngo bivuze ngo ni umugabo hari umuntu ushaka kubwira ngo Mwanaume ati ni Kariso ndakurahiye ahita uri gitangaza rwose no ariko izina ni Kongomani kweri benshi bari abafite amazina y'amakongomani bamwita Kanaume Fisto Christian uyu mugabo akaba yarafite ipeti rya majoro akaba ari wari uyoboye urugamba rwa Shamiranyaga M23 ndetse na FRDC hariya muri Bweremana aho M23 rwose ngo yaje kubakubitira bacanganyikisha byaje gutuma uyu mugabo ngo baje kumuhorahoza bitewe nuko bari bamurashe navuga mu matako bita muri base abantu muzi base ni hano mu rukenyero mbese nyuma yuko rero yarakigayagaya M23 yahamusanze rwose n'umundi namujyati rwose turabona kubaho kwa ari hafi ya ntako baramurangiriza ndetse n'abandi basirikare benshi cyane bo muri FRDC bagwe muri iyi mirwano ni imirwano ikomeje kugenda ifata indi sura ahangaha muri nkengero za Minova nyuma yuko abasirikare ngo bakomeje kugenda bagerageza kuba barwana na M23 ndetse bakayikura muri uyu muhanda Sake Minova dore yuko rwose uyu muhanda ukomeje kugenda ngo ba imbogamizi ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa FRDC nyuma yuko rero bagize gutya rwose bagashaka kugaba ibitero ariko baturutse hejuru y'umuhanda kuko kabasire hejuru bakumva yuko nibamara gukuramo Kabase ndetse bakagirana za Kiruku barahita bakomerezaho na hehe na hano imbere kwa ku musozi wa Ndumba bakumva yuko uyu noneho uyu muhanda waba umaze kuba nibura wakwizerwaho umutekano bitewe nuko bari bazi ko bashobora kuzakomerezaho imbere hejuru za Karuba ni nyuma yuko M23 nayo aya makuru yose rwose yafite iziko kuba yakontora uyu muhanda Sake Minova ari kuba bari hano mu nkengero zawo ndetse bakaba bafite iyi misozi igiye ihunamiye kuko barabona ati bakavati kuba twamanuka mu muhanda ntacyo byaba bivuze tudafite imisozi ihunamiye bakavuga ati rero cyaba cyiza nuko ducunga uyu muhanda ahubwo tutawurimo ahubwo turi muri iyi misozi igize ute ihunamiye kuko turutse Isake baba bakureba iyo turutse Minova baba bakureba niyo baturuka hakurya kwa Musanganya uri mu bwato baba bari kukureba neza cyane
ibyo byatumye FRDC rwose ngo noneho uburyo bwo kugira ngo babohore uyu muhanda bwabuze buryo babushatse barabubura bitewe nuko babonye ko M23 hari ahantu iri sinzi kuntu ahabasobanurira ngo abantu uyu muhanda bawuzi ni umuhanda ukoze uri hafi y'amazi kuva ku muhanda ujya ku mazi ni nka metero nibura hamwe ni nka 20 ahandi 25 ahandi 30 bitewe nuko hangana ariko hejuru y'uyu muhanda uturutse Sake ni mu kuboko kw'iburyo ni imisozi ubwo nimvuga imisozi ndavuga uyu musozi umusozi wa Ndumba mvuge za Kiruku mvuge za Kabase na ahantu hagize ute na ahantu hunamiye Kiroci na ahantu hunamiye Shasha hunamiye Bukawati hakunamira Bwerimana bakavuga ati rero nibura FRDC kuba yaza kugira ngo izatwinjirane kereka bisabye ko ituruka Minova ntikomeza umuhanda wose ahubwo ikazamukana za Kabase cyangwa se abandi bakagira ute abandi bakabazamuka za Buragiza na za Karungu bakogoga muri ibyo byose muri ibyo bice byose za Bishangi ubundi bakagenda umurambararo w'iyo misozi yose badaturutse hasi ibi rero FRDC fayita yarabigerageje ariko byarananiranye FRDC hano muri Sake kugira ngo izinjira ku musozi wa Ndumba ibuturutse hasi mu muhanda yarabigerageje ariko byarananiranye kubera iki nta hantu ya devia cyangwa se ya deborda kugira ngo izisange yageze muri uwo musozi M23 itaragira ute itarababona bakabona guturuka mu mazi bwo ndavuga abaturutse kwa Musanganya n'abaturutse aho bita n'abaturutse aho bita no muri Chade kugira ngo bazambuka amazi barinde kuyaheza bagera hakurya za Shasha M23 n'ubundi biri kugira ute ibiri kubareba ariyo mpamvu rwose hano FRDC ngo yashatse uburyo ira kura M23 muri imisozi byayobeye byabacanze niyo mpamvu rwose bari kugerageza kuba bashaka uburyo bazakora ubishoboka byose ngo bifungure umuhanda ariko bikananirana kunanirana kwabo rero biratuma M23 nayo bihimbaraga kuko nikikwereka ko M23 yamaze gufata ahantu hari strategique kuko niba ushobora kuba ufite umusozi wa Ndumba ukaba ufite Karuba ufite Muremure urumva abo buce ufite Nyamatovu ufite Kiruku ufite Kabase nubango mese hari amarembo ya territoire ya Karehe ubu yafite ijana kwijana kuko isa washaka kwinjirira harazabitonga byakorohera bitewe n'iki ufite umusozi wa Muremure ufite Karuba na ahantu hari strategique na ahantu mbese ukontrola izi za Minova ukontrola za Karungu ukontrola bira bice byose uruko hareba neza so ni ibintu rero bikomeje kugenda navuga bigora FRDC kugira ngo ibe yakora M23 muri ibice ni mu gihe M23 nayo iramutse bitakaje yabitakaje ahantu hakomeye cyane kuko amaze gufata iyi Karuba yo yonyine deja na mushaki buyitege biri imbere yawe byakorohera kuhafata byakorohera guhita wamanuka Imatanda byakorohera guhita wambuka hakurya za Humure ukinjira Rubaya na hano mbese navuga hari strategique ariyo mpamvu ubona M23 nayo idashaka kurekura aka gace yagiye yigarurira muri rusange ariyo mpamvu rero byakomeje kugenda bigorana ku ruhande rwa FRDC bigatuma rero igenda ihatakariza abasirikare benshi cyane iyi Minova ni mu gihe abaturage bavuga yuko barambe M23 yakagombye kuba yarahageze bitewe n'urugomo izi wazarendo zikomeza kugenda zihakorera bakavuga ati se M23 izahagera izi wazarendo zaratumaze ni ikibazo nibyo ari kwibaza kavuga ati rwose niba twumva yuko hano M23 wiri ari umutekano 100% habura iki ngo bagera hangaha ariko fayite nkababwira yuko kwinjira muri territoire ya Karehe uciye muri Minova nanone byagutera risk kuko hari utundi dusozi harimo nk'araza Nyarubuye hakaba hari nyine za Karungu uranone utuntu twudu navuga aribo baturimo nta kibazo n'ubundi byaba M23 turimo byaba byiza ariko za Nyarubuye za Karungu za Bitonga za Buragiza aha hose ne FRDC kirimo tugabango rero nibura M23 ariyo papasi ariyo navuga nziri gushaka kugira ngo izamanze yakura mu za Karungu ifatira misozi ya za Buragiza za Nyamatovu za Bitonga za Bishangi urumva none Minova kuko ari ahantu mu kibaya hasi bazase n'abamaze kuhatambuka
ku buryo ki n'abasirikare ba FARDC bazaba bakirimo bazaba batagikoresha umuhanda Minova Bukavu ahubwo bazakoresha amazi bagira ngo basubire igoma kuko n'umuhanda wa na Bukavu Minova nawo uzaba wamaze kugira ute uzaba wamaze gucibwamo kabiri. Ubwo rero wasanga rero Papa M23 iri gupanga kugira ngo niburi Minova nayo bazikuremo bizasabe ko bazajya kugeramo ariko FARDC yaragize ute yaravuye kera. So urumva yuko rero niyo Papa bafite kuko ubona ko bakomeje kugenda begamira kuri iyi misozi igiye yunamiye Minova kurusha uko bamanuka Minova mu centre muri rusange. Rwose ngayibyo rero ibiri muri Minova kugeza maginga. Hanyuma rero ukiva hano muri Minova ariko rino jwi urarikoresha ryari? Jojwe n'indi y'abaturage rwose bakomeje kugenda twararishyiramo ariko naho tukanakomereza. Reka dukomerezeho tuhave tureta tujya hano muri za Rucuro na za Masisi hose uko ibintu bimeze. Nibyo byiza tuvireyo rimwe. Karoti asante sana. Sasa hiyo rana imeingizwa na president mwenye alisaini na Interahamwe. Uyu muvumo rero uri kwa government na kwa serikali. Wasanwe n'umuntu wakiye FDLR muri Kongo. Ukishapatia mtu silaha na mafunzo na unamuonyesha njia za kutumika mwa nchi. Imyitozo kamuhereza imbaraga umwakire mu gihugu cyawe. Huyo tu umemuingiza kwa kati ya nane ya maisha ya nchi. Bidasubirwaho uyu muntu amaze gukorera ibingibi wamaze gushyira mu mibereho y'igihugu. Hiyo kitu mliingiza ndani ujue ni watu waliacha na huwa watu Rwanda. Iki kintu mwakoze mumenye ko abantu hata kwenye wataenda na Burundi na sasa wanahamia Burundi. Subiri siku kidogo na Burundi nayo itagongewa. None urumva ko mu Burundi bari gutangira no guhungirayo. Nimba mubona ko FDL zageze muri Kongo ntihagira umutekano mumenye ko Burundi bagezeyo naho bashobora guhura n'ibibazo. Hataki au watu wakuwe na nchi sababu waliua innocent people. Aba bantu na nyinyi mnapendekeza tu mnatia chini ya kitanda alafu wanarunguza. Sasa hivi mnaanza kulalamika lakini zamani najua president wa Rwanda alikuwa anawaambia hao watu muache warudie kwao. Mipaka ilikuwa inafunguliwa mpaka mnawapatia uniform za Kongo na silaha. Sasa hivi mnaanza kulalamika ni nani atawasikiliza. None ubungu mutangiye kugonga mutangiye gutabaza muzi ngo ninduzabumbia vita ya kuwafuata haitaishaka. Muzi ngo urugamba rwo kubahigiza FDL jina yawe naandikia kwa kitabu ya nane ya inchi yenu. Iyo jina tutafuatilia mpaka mwisho. Muri Kongo nubwo FDL zashira iri zina ntago rizasiba. Ntago rizasiba. None gira ngo ntahanuye. Uyu banza ari umuhanuzi. Aravuza tuko barimo gukomeza kugenda bajya no muri manano mu Burundi. Nati naho bizagerayo. Naho bizaba. Ariko se mu Burundi bahagararayo. Burundi bafite icyabahugishayo. Sinzi twagiye twumva bajya barase bagira zakibira guhunga ariko ntabwo batindaye bashobora no kubayoda wapi kandi se hari yi nta biryo biriyo ibiryo se biriyo hano atari ibiryo babayo bari gukora iki nabo babagira avoka mu Rundi none se n'abarundi ni impunzi ntabwo byashoboka ubwo rero bishatse kuvuga iki naba basesenguzi barahanga muri Kongo navuga abakongomani bakomeje kugenda batunga urutoki navuga abayobozi ba Kongo bakomeje kugenda bahereza FDL intwaro bagahereza FDLR ibikoresho bakabahereza imyitozo bakavuga ati ibi bintu ntabwo bizabagwa amahoro niba umuntu ashobora kuva mu gihugu kiwe ahunze akava mu gihugu cye ahunze agahungira mu kindi gihugu akagira na y'intwaro aho kugira ngo uzimwake ukamwakira ukamuhereza imyitozo ukamuhereza ubuhungiro ukamuhereza buri kimwe cyose ngo noneho ari umuntu wasize akoze ishyano cyangwa se akoze ibara mu gihugu yaturutsemo ngo n'umuvumo w'Imana ukibariho bitewe n'amaraso y'inzirakarengane bamennye kugeza amaginga rero yo wakiye ikivume nawe uhita uba ikivume ati izi ngaruka zose ni ingaruka zigaruka kuri Kongo ariko nyirabayazana akaba ari nyakwigendera Marshal Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga muzi ko ari we wakiriye izi FDLR ahanga muri Kongo ubwo zamaraga gukora ubwicanyi hano mu gihugu cy'u Rwanda bagahungira muri Kongo bitewe n'amahano bari bamaze gukora yewe bageze no muri Kongo ntago bicaye muzi yuko no muri Kongo ibyo bakoze abakongomane barabizi byatumye rero aba bagabo izina ryabo ryandikwa ahantu nk'uko uyu muvandimwe bivuze
ku buryo ki nubwo FDLR muri Kongo zashira iri zina ryo rizakomeza kubaho, iri zina rizakomeza kuvugwa ko FRA ko igihugu cya Kongo cyakiriye inkoramaraso zaturutse mu Rwanda FDLR. Bakavuga ati rero ibi ngibi nubwo byamara imyaka n'imyaniko ntibishobora kuzasiba bitewe n'iki, ni ibintu byamaze kwandikwa mu bitabo, ni ibintu byamaze kwandikwa ahariho hose yuko izi FDL zahungiye muri Kongo zimaze gukora ibidakorwa mu Rwanda, ndetse zanagera hariya ntizakirwe nk'abaturage zikakirwa nk'abasirikare, zigakomeza kuba zagerageza kuba zahungabanya umutekano w'igihugu zaturutsemo. Ibi ngibi rero bakaba fighter akaba ari nko gutunga urutoki igisegeti bamugira ngo ibyo wakora byose igihe izi FDL zikiri ku butaka bwa Kongo urimo uramena amazi kubata. Buri bata ni itungo, imbata umena amazi rangiye kikunkumura kakwereka ko ntacyo ukoze, nta kintu ukoze rwose ahubwo yikarabije. Uyikarabije n'uyu mugabo rero uyoboye Kongo, ibyo wakora byose, wakora ama operation n'ama operation igize FDL zikiri ku butaka bwa Kongo uri gukora ubusa, uri muragosorera mu rucaca, harimo aracurangira rwose abahetse. Twikomereze twigire muri Masisi. Ubwo rero ngibyo ibya gisegeti n'abaturage biwe bakomeje kugenda navuga banenga imiyoborere ye ndetse banenga imikorere ye muri rusange. Ahangaha reka twinage muri Masisi naho tubabwira uko byifashe. Muri Masisi bimeze bite sina makosa cyangwa tubanze duce muri Rucuro gato cyane? Uko abishaka ntacyo bitwa. Reka duce muri Rucuro. Muri Rucuro rero nubundi rwose muri teritwari ya Rucuro kuba M23 yaramaze kuba ihafata cyangwa se ihigarurira teritwari yose kabiri mirayikontorora, ibi ntabwo ndibuze kubigarukaho, ahubwo ndagira ngo tugaruke kuri izi nyeshyamba rwose zagiye zisigaramo hariya inyuma, zikomeje kugenda zihungabanya umutekano w'abaturage hano muri teritwari ya Rucuro. Izi nyeshyamba noneho zatangiye gukora ibintu bitari byiza cyangwa se ibintu bibi bidasanzwe, aho none izi nyeshyamba sinamako zatangiye kuzajya zicunga umuntu ahishije, bagahita bazi ibyo kurya bagahita babisuka mu ndobo bakabitwara. Iki kintu murimo muracyumva, ni ukuvuga ngo bo bari gucunga rwose ibiryo, bari kureba mu by'ukuri zikwana abaturage hano bakunda no guhisha ngo kare cyane, bari kuvuga bati uko byaba kose urarahishije bakabanyuraho rwose bakabitwara, ariko ngo n'ubundi bari kuba bavuye gufata n'ibindi muri bene wabo mu by'ukuri, kubera ko ngo guteka ntabwo biri kubashobokera bitewe n'uko hari M23 iri kubahigisha uruhindu. Baramuka bacanye ngo M23 ishobora kubazimisha cyangwa se kubasukaho, kuko ngo M23 baramutse hacanye ngo cyaba nka sinyare yatuma M23 imenya ahantu bari. Bityo rero hari imiryango bagiye basiga hano muri za Rucuro mu bice bigiye bitandukanye, barababwira bati muteke, bagateka nk'abari kwitegura abashitsi, bagateka ibyo kurya byinshi, barangiza bakamanukana indobo bakajya kubitwara cyangwa se kubyikorera, hanyuma bamara kubyikorera ngo nawe iyo bakunyuzeho nubwo waba rwose mudasanzwe mufitanye gahunda munaziranye, ibyawe nabyo babitwarana n'ibindi, ugasigara uri kurira ayo kwarika. Ngibi rero ibyo mu by'ukuri M23 igomba gutangira kurwana nabyo, kuko abaturage hano bari guteka rwose, bamara guteka ibyo batetse byashya, izi nyeshyamba za FDL zigahita bazigemurira. Ibi byose ariko bigaterwa nuko yabasutseho umuriro wawundi w'inkekwe, nimbabwira ngo umuriro w'itanura, umuntu udasanzwe, kugeza ubwo rwose bahahamutse batagishaka gucana, kuko ngo baracana babagicana byonyine ubanza nitaye batakirimo, kuko ahantu hose hari umwotsi wagira ngo M23 biri kwa detectinga tayari iba yahageze, ubundi noneho kakaba kababayeho ikabamena icyo bita icwanga cyangwa se ikabasukaho uwo muriro. Ibyo nibiri kwera hano muri teritwari ya Rucuro, niyo mpamvu ndi kuvuga ni M23 igomba kuba maso igakomeza kurinda umutekano w'abaturage. Bitewe n'iki ibi biraterwa nuko rwose izi nyeshyamba zasigayemo hariya, ariko ngo zikaba zihora ziri ku cyizere
aho rwose ngo babaha icyizere kuko ngo burya bajya banakontaktana n'izi ngabo zindi ziri hirya z'ikinshasa ahangaha nyine ziri kurwana hano i Goma. Birumvikana. Rero ngo barababwira bati mwiteguye mwe mukomeze mu stand by turi tayari kuza iriza ryabo rero niba ritagiye kuzaba nk'irya Messi w'imigani yasizweho ngo mu by'ukuri ikintu cyose gitezeho ngo nko gutegereza Mesiya abaro no bashaka kuzategereza ngo iyi M20 ngo iyi FARDC izaza kubatabara bakazarinda bashira muri amashamba inzara ikabatsindamo kuko urumva nta kintu na kimwe basigaranye usibye gusa kuba bari gufashwa nyine n'abadamu babo ndetse n'abavandimwe babo basigaye hano muri ibiturage cyangwa se muri iyi midugudu irimo iragenda ikontororwa na M23 hano muri Rucuro Sinamako twerekeze muri Masisi. Nababyeyi rwose tugitangira amakuru yacu ndababwira ngo amarira menshi agahinda gakomeye ku basirikare ba FARDC bari hano Masisi ku zone. Ese wamenya ibyaka gahinda? Reka nze rwose babwire ibyaka gahinda bituvire muziri muzingo by'aba basirikare ba FARDC nyuma yuko rwose bafashe abasirikare babo ni rwose maze iminsi mbi babwira aho bita Busihe yuko ari urugamba rwo gutegurirwa kugira ngo FARDC n'abambari bayo bigarurire bira bice ndavuga za Kibugu za Mwumba za Gatovu za Burungu za Nyamitaba yewe n'ahandi hatandukanye mu Ventura agize ute yigaruriye mu gitondo rwose mu masaha y'isamuwe buke rwose bamaze kwiburura bamaze kunywa n'igikoma hariya bo kunywa ipupire bari bamaze kunywa bakunywa urwagwa bamaze kurutamira dore ko abantu bahari Busihe rwose murabizi urwagwa ruba ruhari ku bantu barunywa barangije barakumanukira binagiga cyazo barakwambukira iyi FARDC n'abambari babo bageze hano gatyazo rwose bajya inama y'ukuntu bagiye kwinjira mu birindiro bya M23 biri hano muri Kibugu dore ngo ko bari bafite amakuru yuko Roko Defense arizo zihari burya Roko Defense zimaze ibyumweru bitatu zihavuye urugendo zaragiye barazambukishe hakurya aho bita muri Kowete ndetse na za Monastère haza Butare hano muri Kibugu bitewe no ko ari ahantu hari strategique barashyizemo abasirikare babandi twita abasirikare bakoze ifunzo rya nyaryo bagize gutya rwose bageze hano urabona yo wambuka umugezi wa Rushoga uturutse Gatyazo hari ukuntu uzamuka kugira ngo injire muri Muheto uturutse hano ku mashuri ku kibuga cy'umupira ariko ntago rero nzira banyuzemo ahubwo baciye umuhanda wose munsi y'ikibuga cy'umupira bambuka hakurya aho bita mu mudugudu bamaze kwambuka bahise bagira ute bahise bapanga ukuntu bagiye kuzamuka muri Kibugu bakarasa kuri M23 ariko abandi bagakomeza umuhanda hano kuri uyu muhanda ugiye Zagahira bo bakazamuka bakagaruka hehe bakagaruka Mwumba ariko badaturutse hehe badaturutse muri Muheto. Ni uyu munsi ntabwo ari ejo ntabwo ari ejo bundi ni byabaye mwaya manywa bakuzamukiye ariko none mbere yuko bazamuka fayita hakaba hari umuntu wari ufite telefone ngendanwa iyo bita Mukara abantu bari hari za Rubaya nimvuga Mukara murahita mubyumva amatelefone manini rwose no bita za Ritiko yahise hamagara abo muri M23 urumva ababwira yuko bagiye kugabwaho igitero simusiga. Uyu muturage akimara kubivuga yisakura mwake karenge kuko iyo baza kugaruka bakamusanga hano Busihe bari kumushyira ku makoma bari kumusanza ku makoma bari kumushyira ku makoma bakamutenga icyo bita imirwi. Nyuma yuko M23 bimenye yaje gutega icyo bita ambush. Ambush abazi uyu muhanda abazi iyi nzira izamuka igana Kibugu hari inzira izamutse ariko inzira rwose navuga itari nziza kuko igiye ikikijwe n'ibintu by'ibihuru
M23 yamanutse iva muri Kibugu iza kubasanganira, ariko kubasanganira kwabo imentioninga yuko igomba kumenya ngo ni bangahe baje, ese bageze he, intwaro bafite nizihe, kugira ngo bamenye n'uburyo baragira ute barabatega. Nabo bahise bahamagara umuntu uri muri Muheto centre, basanga muri Muheto nta rezo zirimo, ko muri Muheto centre nta network zirimo. Bakimara kumenya ko nta network zirimo, bahise bongera guhamagara wa muntu wabahaye amakuru, aravuga ati se ugereranyije ubu ngubu baba bageze he, ubu baje ari bangahe, ibikoresho baje bafite ni bingana iki. Atanga icyo bita ubwino. Amaze gutanga amakuru yose yashyize ku murongo, M23 yamanutse muri ni ikintu cy'ikiragi cya nyabagendwa. Baraziye inzira rwose bagenda bagira ute bideplace ahantu. FRDC bakuzamukira na Wazalendo. Papa si fighter bari bafite niyihe, bamwe bari bazi yuko bagiye gukura mu Kibugu, urumva babandi baciye umuhanda hasi bagiye kujya Mwumba nabo bakarasa Mwumba. Abangaba bari bagiye kurasa Mwumba, bari gukomerezaho hejuru na za Gatovu, ariko abangaba bari kugira ute, abangaba bari gufata iyi ngi Kibugu, abo bari guhita bakomerezaho bakambuka hakurya, bakambuka Bushenge, bagafata Kowete, bagera no muri Kowete bakarasa M23 zira hangaha, bagahita bambuka na za Monasteri. Kwambukana Monasteri byari bivuze iki, bari kuzabirindukana ahantu bita Buhimba, urumva, bagahita badoginga bashaka kugira ute kuzamuka mu musozi wa Ntaringi. Urumva Michel ukuntu bari bapanze operation yafeirinze, ariko yafeirinze. Bageze ahangaha bagwa muri ambush, M23 irabarasa, irabakurasira. Nyuma yuko rwose bamaze kurusa nkaho bari bishyize hagati, M23 kuko yaretse bamanza gutambuka, yabaretse barabanza bacaho bose bavamo, irabafunga neza, irababumba, icyo bita kubabundikira. Ku buryo cyara buri wese yarafite gahunda kuvuga ngo wewe ujya urasa ukwegereye. Abari aho ngaho bari kwatitwe turavamo dute none uko tubona ibintu byakaze. Kuva muri abyo byari bigoye, byari bigoye, byari mission possible ngo umuntu ucitse ambush arayiba. Uwo bita Colonel Ntwari ni we warubayoboye, ariko uyu we aba nka ya nyamaswa yakenze, yishwe n'umututivu. Urumva nyamaswa idakengwa ngo yishwe n'umututivu, yo yakenze rero buriya yavuze ati we yasigaye hakurya aho bita Igartyazo ku nzu ya Mayanga, ari kurebera mu biringi, yari muri Jomeri. Kugira ngo byumve neza, umuntu uri no kwa Mayanga aba ari kureba neza hehe Ikibugu, aba ari kureba Kibugu neza, uburyo bari guparamira umusozi. Ubwo aho hantu muri make kwa Mayanga haritaruye, hari hejuru, na ahantu hitaruye, hamwe ni hakurya handi ni hakuno. Yagiye gutereka inza ahantu heza Mayanga, urumva uburyo bari kurasa abasirikare biwe. Yari kubirebera muri bayinaci, yari yifashe mu ndeba kure, yari yifashe ku myanya ndangakumiro, kuko yarebye uburyo abarashe, kuko we yaramaze kwisetingamo ko bagiye guhita bagera kuri defense ya M23, none bakagira ute bakazenguruka defense ya M23, ariko bakayisigira inzira imwe iberekeza muri Kowete babambutsa Bushenge hakurya. Kuko aka gace ka Kibugu na gace kari hagati y'imigezi, umugezi wa Muhongozi wagera hepfo gahura na Rushoga, ariko inyuma yaho wambuka za Monasteri, ukagira ute ukambuka bita Bushenge. Bo bari babasigiye akazi, ubundi barakubwira ngo ugiye kugaba igitero ntusige inzira umwanzi aranyuramo, nawe akumerera nabi. Nabo ngo bari bazi yuko barabasigira inzira yo kumanuka muri Bushenge, akaba ariyo baberekeza bakabambutsa no muri Kowete directement. Byaje gutuma rero bitaza kubahira, ubita Ntwari rwose ngo yarebaga uburyo isaso ririmo riravuza ubuhuha, urugendo batarurangije. Noneho babandi bari bagiye imbere za Mwumba, bo bari bagiye umuhanda wose, na M23 no yari yamaze kubimenya, iyo nayo iza kubihisha. Urabona usohotse muri Muheto ugera ku kiraro cya Muhongozi, ukacyambuka ukazamuka mu mazu ya Mwumba, ukinaga mu muhanda. Yewe naze mu muhanda ubirinduka ikoni rimwe ugera bita Nyagatare ugira ngo injira ikanzenze. Bageze ahangaha nabo basanga abasirikare nta muntu, harera
babaza abaturage ati M23 hano ibahe hati hano nta birindire hafite ariko ihora muno ntiwamenya ngo ibahe isaha n'isaha baba bari muno ariko ntituzi ngo babahe ibintu byatumye bagira ute bagwa mu ihurizo rikomeye babaye nk'abaguye muri kao babaye nk'abaguye mu mazi iki kintu cyabateye ubwoba kuko ibeze kujya guhiga umuntu utaza habarizwa nko kujya guhiga rwose umuhigo utazi ngo urahera he urava hehe aho ugomba kuba ushobora no kuba wagwa no mu kanwa k'inzoka uzi ngo wagiye kuyihiga abangaba rero ikintu cyaje kubakoraho aho kugira ngo bumve yuko iyo inyuma byakomeye za Kibugu bari kumva ibintu bari gukorera bagenzi babo aho kugira ngo bahite bambuka Muhongozi bambuke muri centre ya Muheto bahise basubizaho umuhanda wagize ute wabazanye kugira ngo bambukane mu mudugudu guhita bambuka ngo guhita basubira inyuma byatumye basanga M23 nanone yamaze kugera hangaha mu mudugudu byatumye nayo barasa ku rwego rukomeye aho wagiye arokoka yagiye yinaga muri Rushoga undi yinaga mu mugezi wa Muhongozi hari amakuru dufite abasirikare bagera muri 38 bahasigaye bo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abazarendo 38 ibi bikakomeje kugenda bigaragaza ko M23 nubwo FARDC izi yuko mu bice bimwe na bimwe ngo hagiye hagira intege nkeya ariko M23 ikomeje kubereka yuko nta ntege nkeya n'izina nkeya ifite yuko ahantu hose batizeye umutekano bahashyira abantu bashobora kuba barwana kandi bakaresista igihe kirekire abangaba rero abarokotse bongeye gusura za Gatyazo ndetse bageze Gatyazo babona yuko badashobora kuhaba igihe M23 isa n'isaka ishobora kuba yabinjirana byatumye bongera gusubira hehe byatumye bongera gusubira hejuru ndavuga iyo bari baturutse za Busihe bashyiraho itegeko ko nta muturage ukwiriye gutunga telefone muri Busihe urumva iki kintu ni nyuma yo kuba bari bamaze kumenya yuko umuntu kugira ngo baze kuraswa muri ubu buryo hari umuntu waje gutanga amakuru byatumye M23 batega iki ambush waba uri umugore waba uri umugabo waba uri umusore waba uri pasiteri waba uri iki nta muntu wemerewe gutunga telefone hano muri Busihe ka gace nkagezeho nageze kuri map urabona ko Kirumba iri hejuru ya Kayina sibyo nakubwira muri teritwari ya Rubero kabisa nakubwiye rwose bura buce mba ahubwo ariko hari indi teritwari hari yindi harya ni Kirumba nayo yo muri Rushu iyo ni hari iyo muri Ruza ni Kirumbo yo muri Rucu oya ni muri Masisi Kirumbo niyo muri Masisi Kirumbo iri muri Rucu iri muri Masisi hariya iri muri sheferi ya Bashari muri groupe ya Mokoto ni hari imbere za Busumba ngayo nguko rero ngibyo byari biri muri Masisi fighter ibintu bitaje korohera FARDC ndetse n'abazarendo byatumye hari abakomeza kugenda bahatakariza abasirikare batari bakeya mu byukuri kugeza maginga ya rero ibakaba ngo aragahinda gakomeye cyane dore ko ngo abaguye hano benshi cyane ari abasirikare bo muri FARDC byatumye FARDC rwose hariya muri Masisi zone ihakore ngo iri mu kiriyo iri mu gahinda bitewe nuko abasirikare bohereje mu abira bice bakomeje kugenda bahatikirira ngo ni mu gihe abazarendo bo buri abazarendo ngo bamaze kubira inyagenge ngo bagiye kurwana nka kuriya ngo kuntu babyira FARDC ngo urareba ngo karagasozi ngiye ngo M23 ntabwo irimo Ngomba ngubwo rero ngo tugende ngo dore ngo iri mu gasozi ko hirya yawo none bigatuma FARDC ngo yigira confidence ikajya mu bimbere bizeye yuko aduyi ari kure yabo bigatuma rero ngo izi FARDC zikomeza kugenda zihagwa igihe bazarendo ngo abasigaye inyuma bakenda babyati dukomeze urugendo ngo twendere na safari bagasanga bagwe muri ambush uziko ngo mu bazendo bagwe muri ambushe batarenze batandatu mu bantu 38 nabo bamenye ubwenge arega none se ibiryo biraza bakabirukankaho nabo babaye inyagenge ibiryo biraza bakabirukankaho ibiki byose bijya dore ka gace dore ngaka kamande wayibonye Kikuvo kari ruguru ya Kikuvo ndetse nabita ngo ni Kabuya noneho dore Kirumba kari mu burasirazuba
cyangwa se ni burasirazuba bwa oya Kirumba iri mu burengerazuba bwa Rube iri mu burengerazuba bwa Kamandi oya iri mu burengerazuba bwa Rubero mu teritwari ya Rubero iri mu majyepfo ya Rubero iri mu majyepfo ya Rubero ariko kano gace ka Kamandi kakaba mu majyaruguru ya Kirumba kari ruguru ya Kirumba mbese so ubwo nuko urabibonye kiyaga bakicayeho neza amafisi bagiye kwakeka izi force zabo zatatse zaturutse hano Kirumba iyo Kirumba rero ikaba iri muri teritwari ya Rubero ikaba iri munsi ya Rubero ya Kirumba hakaba ari ahitwa ngo ni Burotwa ndetse naho bitwa za Kayina iyi Kayina uturukano Kanyabayonga winjira Kayina ukava za Kayina winjira za Burotwa ariho winjira Kirumba bivuze ngo n'umuntu ushobora gukomerekera hano Kirumba nuguhita mu manura hano ku bitaro bya Kayina ntagomba kuza kuvurira urumva ko rwose ibintu bimeze n'ubundi aka gace bari biyefrita M23 sinzi impamvu itari yaragakuyemo uko reba hangaha niba bari tuzi neza ko hano ari mbongo baraharwufashe baraharwaneka kahava bakagera hano na za Kitsombiro bakaharwanira mu byukuri urumva ko aka gace utu duce twose dukoze ku mazi bakaye baradukuyemo yaba ahangaha bita ngo ni n'ubundi Hakamandi ahangaha bita ngo ni Kaniyatsi wahabonye ahangaha muri Buhimba muri Buhimba bakabe naho barahafashe Mushege bahafite urabona ahangaha za Bicumbi barahafite ni Karambi bakabe rero barayikuyemo ibintu bikagenda neza ku buryo rwose aya mazi yose bagomba kuba bari kuyakontorora iki kiyaga ni kinini by the way kiyaga ni kinini rwose tujya tuvuga ngo Ikivu ariko ikibanza gikubye Ikivu inshuro ntabara Batangi Parike Nationale de Virunga ese iyi ni parike none si iki kiyaga iki kiyaga kirimo na parike iki kiyaga gifatanya na parike gikoze kuri parike ni hatari dushimire cyane abatarama baho ugenda rwose atudondosha utuntu nk'utu ngutu tuwobenge tuba dukenewe cyane 5 kwa 5 nawe urayifite aka kamapu ndabizi neza ko gafite yes ubwo rero mu byukuri nuko ibintu byifashe nuko Igoma di watubwiraga ko n'Igoma naho urabona iminota irimo kutujyana Igoma nabonye ibisambo bari babishanditse nahoze nanjye hari ibyo mbonye bashize ibohero hari icyo baboshe kitari kimenyereye akandoyi kiri kugonga nawe wakibonye ari bibiri kimwe cye cyambaye rwose cyambaye busa hejuru cyambaye bogisa cyari cyambaye bogisa bakiboshe ibisambo ubundi ngo byagenze biti by'ibisambo ibisambo byafatiwe aho bita Kiziba de hano muri Goma hano muri Goma rwose ibisambo byafashwe nyuma yuko ngo byanakekwaho kuba byambura bikoresheje imbonda ubwo rero rwose FARDC yagize gutya ngira bineka igira gutya ibira bikaciye byatumye rero rwose nari nabonye kimwe cyareza gatuza nk'inumi itashye kure inumi itashye Burundi nabonaga rwose kiri guhumekera mu kwaha nk'umuserebanya ukara nakandoye ariko buriya kira uzi buriya kakandoye kugubita kandoye kuri umuntu w'ikibonsa abantu baterura ibyuma nibo baba baracyana yanaturika kuko bariya burana unamubwiye ngo niyishime mu mugongo akore nko mu mugongo nkaha hejuru mu bikoresha igiti ntiyagezayo so rero yibaze no kugira ngo ari amaboko n'ibiki byose babihuza ariko nabonye cya kindi cyari cicaye cyo wagira ngo nibyo kibagamo bira bintu byo gukubitwa kandoye wabonaga ari ibintu byacu wabonaga kidahangayitse ahundi rwose yagendaga ari kubuya yikoza hirya yikoza hino cyabonaga kiri kumedita kiturije ibisambo rero muri Goma bikomeje kugenda nabyo bihigwa bukware nuko nyine rimwe na rimwe usanga binahigwa ugasanga kenshi binafatanya na FARDC niho kibazo babagezaho ngo bakongera bakabarekura ugasanga no abafunza ari igihe bamukubise n'ibiboko ahubwo akabize kwa umusirikare twabonye wafashe ibisambo bifatiye hari yaza ni za Katini oya ni naraza Turunga arabazana bagejeje muri ka Katindo baramenya ati sawa ngaba ndakubye ngo bafate kandi ubwo ni ibisambo yazanye ayati mba gutandika yari abaraye bagukabukira inkoni nka sa nk'ijana ayizana mutera mu mvuto kandi bazanye ibisambo kandi ari ibisambo ati ibi nibyo twigeze tugutuma mu mirimo twagutumye ntago birimo ati ni ibisambo ntakorwaho ni ibisambo bifite bisorera leta hanyuma rero sina makosa dusimbukire gato cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika ahari kuva rwose ko bahagiye kuba amatora y'umukuru w'igihugu hanyuma rero abahanganye ndabona rwose ni babiri n'uwitwa Kamala Harris ndetse n'ubita Donald Trump ubu rero ndabona ibinyamakuru byakomeje kugenda bikora ikintu cyitwa analyse zo ku rwego rwo
rwo hejuru bakavuga ko kubijyanye no kwivanga mu matora ubwo harimo no kuba wanakwiba uwitwa Donald Trump ari hejuru ya Kamala Harris kuko ari hejuru n'amanota 89 rwose kwijana mu gihe undi we ari muri 84 ubwo ni Harris rwose ari kuri 84 mu kuba yakwivanga mu by'amatora uyu Trump ashobora gusubiraho uyu mudamu Trump ashobora gusubiraho ndabona Trump afite amahirwe menshi niba ari uzi no gukora ibintu bijyanye n'ubujyanje uzi gutegura urumva ko mu by'ukuri birashoboka cyane abavandimwe ujye bakorora dare kumbwira ngo barango Trump ngo mu gihe cya covid ngo yamukabukiye igihumbi 500 cy'amadolari ati buriya Trump turamwemera ariko ni buri muntu wese buraya yahaye yakabukiye yarayapfumbatije rwose icyo gifuruma ndagikakira ati rero nanjye rwose ndamwemera ati umusaza azi ibintu by'ubujyanje bwinshi ariko urabona ko rwose ari bakomeje ubwo muri make yavuga ko ijwi rye atari mucikisha nabi birumvikana narimo passe rwose narimo kubite ibintu bigende neza rwose bigende neza 5 kwa 5 igihugu rwose reka nteko ibyo naringiye kubareka mbehore reka sinema ko dusore zanga dune hano ikiganiro dushimire cyane ariko abantu mwabanye natwe rwose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma nibyo agaciro cyane tuze gusubira mu yandi makuru ari buze kuba akurikiyeho niba utarakanda kuri subscribe rero yikandeho kugira ngo uriko dushyizo ikiganiro nawe uzagiye uba mu bambere mu kubona amakuru rwose akihagera ndangira mbibutse ko rwose abantu mwese mutarakanda kuri subscribe ikiganiro kihageze harige rwose muzajya mubona amakuru yabaye umuranzi amakuru rwose ukayabona yabaye umuranzi niyo mpamvu tutakubwira tuti bamuma imbere nyaboneka gukanda kuri subscribe kugira ugendane n'ibigezwe hano kuri Jene Official wakoze cyane sire makosa wakoze cyane fighter tuze gusubira rero mu yandi makuru ari buze ciao